Imana niguhe kunesha mu izina rya Yesu. Imana iguhe gukomera mu izina rya Yesu. Ariko wemerera Imana no muri ibyo bibazo igutoze, iguhindura umuntu ukomeye. Mumbwire amen. Ndifuza kubaganiriza muri uyu mwanya. Muribuka icyumweru gishize twabonye umurongo kuri uyu murongo wa kabiri kuwa mbere avuga ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba dusiganirwe aho dutegeka twihanganye. Twamaze igihe kinini tuganira ku bijyanye no kwizera, tuvuga ubuzima bwo kwizera. Tugeze mu gice cya 11 tubona ingero z'abantu benshi Imana yakoresheje mu kuburyo bwo kwizera. Tubona ko impamvu Imana yashizeho aba bantu bose kugira ngo batwereke uburyo bihanganye ni ukugira ngo bidufashe natwe mu rugendo rwo kugendana n'Imana tugende twihanganye. Haleluya. Hari ibintu byinshi byaduca intege, hari ibintu byinshi bituma tudatera intambwe yo kwizera. Buriya gukizwa, kwakira Yesu tukabatizwa nka gutya, nibyo nabwiraga bene data turi kubatizwa, nkababwira nti kubatizwa ntabwo ari ukurangiza ahubwo ni ugutangira. Ni urugendo ruba rutangiye rwo kugendana n'Imana. Naba mbabeshye mbabwiye ko urugendo mugiye gutangira ari urugendo rworoshye. Naba ntababwije ukuri mbabwiye ngo ubwo urugendo mutangiye ni urugendo ruzaba rugororotse, rurimo indabyo n'ibyiza gusa, ahubwo ni urugendo ruzaba ruvanzemo ibintu byose. Ariko ugendera mu kwizera aranesha. Ugendera mu kwizera aranesha. Kuko rubaye ari urugendo rworoshye, nta nubwo twakenera kwizera, nta nubwo twakenera gusenga, nta nubwo twakenera guterana, nta nubwo mwakenera umushumba kuko byose mwabwa mubizi. Ariko impamvu ibyo byose Imana ibiduha, ikaduha itorero, ikaduha gusenga, ikaduha kwizera, ikaduha kwiga, nuko Imana ibizi neza yuko dukeneye gukomera muri uru rugendo. Paulo yabwiye Abefeso arababwira ngo nuko mukomere rwose mu mbaraga z'Umwami Yesu, ngo mwambare intwaro zose z'Imana ngo kugira ngo mubashe guhagarara. Ngo mwambare intwaro, mwambare ingofero nk'agakiza, mwambare icyuma gikingira agatuza ariko gukiranuka, ngo mwambare umukandara ufatisha ubuzima bwanyu ariko kuri, ngo mufate ingabo ariko kwizera, ngo mufate inkota ari ijambo ry'Imana, ngo ibyo byose ni mu byambara mukambara mukwije, ngo muraba mushoboye guhagarara. Na ikintu gikomeye ntabwo yababwiye ngo mufate intwaro kugira ngo mujye kurwana, ngo mufate intwaro kugira ngo muhagarare. Biratangaje kuba umusirikare yafata intwaro, agafata imbunda, akambara neza, yarangiza akajya guhagarara gusa. Kuki agomba guhagarara? Ni ukubera ko ntabwo Imana idusaba kujya kurwana. Ntabwo Imana idusaba kujya kurwana na Satani ngo tumusanga ahari tuzamurima. Ni ukubera ko iyo ntambara yamaze kuba kandi yamaze kuneshwa. Intambara na Satani, intambara n'umwijima, Yesu yamaze kwirwanya arayitsinda. Ni ukuvuga ngo uko duhagaze uyu munsi, duhagaze tunahangana n'umuntu wamaze gutsindwa. Ni nko kureba match twamaze kumenya wamaze gutsinda. Icyo gihe rero ntabwo tujya kurwana nk'abashakisha intsinzi, ahubwo turwana duhagaze mu ntsinzi tukanesha kuko Imana yamaze kunesha. Niyo mpamvu rero ntitugakangwe n'ibyo Satani akora, ntitugakangwe n'ibyo tubona, kuko hari igihe aba ashaka kukwibagiza uko kuri. Akubwire ngo reka turwane, nureba nabi ndagukubita hasi ugera wibuka. Biravuga ngo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama, ngo n'ijambo ryo guhamya kwawe. Haleluya. Amaraso y'umwana w'intama yamaze kunesha umwanzi Satani. Ngo icya kabiri cyo dukora ngo nuko tuvuga amagambo, tukavuga ubuhamya bw'ibyo ayo maraso yakoze, hanyuma tukagendera mu kunesha. Kugira ngo rero amagambo yawe aze guhura n'ibyo Yesu yakoze, nuko hagati hagomba kubaho connection yo kwizera. Biragusaba wowe uyu munsi muri uyu mwaka wa 2022 ubasha kwemera, ukaba convinced umutima wawe yuko iyi myaka yashize, imyaka 2000, hari umugabo waje aranesha. Noneho kugira ngo habeho connection nuko wowe uyu munsi uhura na Kristo wakoze icyo gihe, mu kwizera ubasha kunesha ibikurwanya byose. Biravuga ngo rero ngo ubwo tugoswe n'abo bantu bose, ngo twiyambure ibintu byose bituremera, twarabibonye ibintu bituremerera n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, ngo tubirwanye kugira ngo hatagira ikintu kitubuza gutera intambwe yo kwizera.
hatagira ikintu kitubuza intambwe yo kwizera. Now Imana rero irakora ibintu byinshi cyane ku buzima bwawe kugira ngo ibashe kugufasha gutera imbere. Uyu munsi ndashaka kuvuga ikintu gikomeye Imana ivuga, ababwiriza benshi banyumva cyane baramutse banyumvishije aka kanya, hari ibyanditswe bimwe duhura nabyo ukaba wakwifuza ko ntibyari kuba biri muri Bibiliya, ukumva wabisimbuka. Now risk iba mu kwigisha Bibiliya nk'uko tuyigisha aha ngaha umurongo ku wundi, nuko twishyira muri risk yo kutagira icyo dusimbuka. Mubwire amen. Umunsi umwe Pawulo yabwiye abantu, arababwira ngo sinigeze ndeka kubigisha ijambo ry'Imana mu mwuzuro wose. I never shun to preach to you the whole counsel of God. Intego dufite nuko tumenya ijambo ry'Imana ryose mu mwuzuro wayo, kubera ko nta kintu kiri muri iri jambo kidafite akamaro, nta kintu kiri muri iri jambo kidashobora kukubaka. Biravuga ngo nuko rero ngo mwubakwe ngo n'ijambo ry'ubuntu bw'Imana mbasigiye. Ntibivuze ko ijambo ry'Imana rikubaka ari rya rindi uhita uvugira amen, na rya rindi rikugonga riba rije kukugonga kugira ngo rikubake. Buri ijambo ry'Imana ririmo ngo ni nk'inyundo. Inyundo ishobora gufatisha ibintu, ariko inyundo ishobora no gusenya bimwe mu buzima bwacu kugira ngo Imana ibashe kubaka ibindi bintu bishya. Mumbwire amen. Uyu munsi rero Imana twagiye tubibona mu Baheburayo, twaranabimenyereye, hari aho twageraga tugasa nkaho dufashe pause, Imana ikongera kandi ikatwibutsa, ikongera kandi ikadushyiramo courage yo kugira ngo twubakike tubashe gukomera. Now Imana irifuza ko tumenya yuko ari yo ubwayo idutraininga, itwubaka, itudisciplina, idutoza. Ndashaka gukoresha ijambo gutoza. Mu Kinyarwanda bakoresha ijambo rimwe risobanura amagambo menshi kubera ko ari ururimi rudafite amagambo menshi. Hari aho bagiye bakoresha ijambo guhana, ariko ndashaka kuza kubasobanurira hagati yo guhana kw'ibihano no guhana ko gutoza. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana mu Cyongereza n'ahandi bakoresha ijambo discipline cyangwa se chastisement, which is different from punishment. Gutoza no guhana ni ibintu bibiri bitandukanye. Mu Isezerano rya kera Yesu ataraza, Imana yarahanaga. Mu Isezerano rishya ubwo tumaze gukizwa, Imana iradutoza. Ariko aho bihuriye nuko byombi bishobora kubabaza, byombi bishobora kutishimirwa, ariko intego yabyo iratandukanye. Umuntu uhana byo bya punishment akorera mu mujinya. Punishment cyangwa igihano kiza nyuma y'icyaha. Umuntu ahanwa kubera ikintu kibi yakoze. Nta muntu ribu yatwara ikavuga ngo turagutwaye turagufunze kuko turimo turabona ko umwaka utaha uzakora icyaha. Ntago bibaho. Umuntu akaza bakagutwara banyafite ngo turagutwara turagufunze, mumfungiye iki? Tubonye neza yuko mu kwerekwa tubonye ko umwaka utaha uzica, rero tubaye tugufunze. Ntago bibaho, kuko ibihano byose biza bije guhana icyakozwe. Ariko gutozwa kuza mbere y'intege nke. Gutozwa kuza umuntu ataragira icyo akora kugira ngo arindwe kuzagira icyo akora. Mumbwire amen. Kimwe kiza nyuma y'icyaha, ikindi kikaza mbere kugira ngo kimurinde icyo cyaha. Na Imana iyo umaze gukizwa ikunyuza muri training kugira ngo igukomeze, ikurinde ibyo wari kuzahura nabyo. Turimo turajyana. Mu Isezerano rya kera Imana yakoreraga, biravuga ngo iyo dukijijwe, nigeze kubaza abantu ngo dukizwa iki? Turavuga ngo dukizwa ibyaha, tukavuga ngo dukizwa Satani, tugakizwa ibintu byinshi. Ariko ndashaka kubabwira bene data, ikintu kimwe dukizwa umujinya w'Imana. Dukizwa umujinya w'Imana. Kuko Adamu amaze gukora icyaha na Eva amaze gukora icyaha, Imana yabateye umugongo, umujinya wawo uhora kuri bo. Niyo mpamvu Yohana 3 havuga ngo abamwizera bose ngo bafite agakiza, bafite ubugingo. Ngo ariko abatafite uwo mwana mu mitima yabo ngo bamaze gucirwaho iteka, ngo kuko umujinya w'Imana ubariho. So abantu batizeye Yesu Kristo, umujinya w'Imana ubariho, uzabahoraho kugeza igihe bizeye bagakizwa uwo mujinya. Niyo mpamvu Yesu agiye gukizwa, biravuga ngo yishyuye ikiguzi akishura Imana
kuko twari imbata ziri munsi y'umujinya w'Imana. Igitambo cya Kristo kibasha kudukura munsi y'uwo mujinya. Uwo mujinya w'Imana niwo watumaga Satani aduprofita. Uwo mujinya w'Imana niwo utuma icyaha kiguprofita, kuko Satani ubwe ntabwo afite ubushobozi bwo kuba yafata abantu ngo abatware iyo bashaka, keretse Imana yabarekuye. Satani ahana umuntu cyangwa afata umuntu Imana yarekuye. Muribuke inkuru ya Yobu. Satani ashaka kumukoraho biranga, ajya gusaba nyiri umuntu. Naramubwira ngo uyu muntu wawe umuha umugisha, afite ibintu byose, niyo mpamvu uramutse umuretse gatoya wareba ibyo. Imana iramubwira ngo genda ukore ibyo ushaka, ukore mu mubiri ariko ntuzakore mu bugingo bwe. Imana irabyemera. Satani abona guprofita kubera icyaha cyaje mu isi, cyatumye Satani aduprofita, ndetse ageraho naho atwemeza yuko turi imbata ze, yuko turi abanyabyaha kubera we. Oya, isi imeze nabi kubera umujinya w'Imana uri kubarimbuka, uri kubatizera. Ariko Kristo yaraje kugira ngo aturinde uwo mujinya. Biravuga ngo ufite uwo mwana ngo afite ubwo bugingo. Ngo ndabandikiye mwebwe abizeye izina ry'Umwami kugira ngo mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. Nta nkuru nziza iruta kumenya yuko tudakiri munsi y'umujinya w'Imana kubera agakiza twakiriye muri Kristo Yesu. Kubera kwizera dufite mu Mana byatumye uyu munsi tutaramye Imana mu bwoba. Reka mabwire bene data, ni byiza cyane ko tumenye kukuri, kubera ko bihindura uburyo usenga, bihindura n'uburyo ujyana n'Imana. Birabaje ko uyu munsi wasenga Imana kubera gutinya Imana. Birabaje kuba watangira Imana kubera ko ufite ubwoba bw'ibyo yakora cyangwa itakora. Uyu munsi ugira umudendezo niba warizeye Yesu, uvuye ngo Imana iyindebye iranezerwa. Amen. Anyiri hasi. Iyi Imana yikurebye iranezerwa. Ntabwo ihagaze itegereje umunsi yaguhana, ahubwo ishishikajwe no kugutoza kugira ngo uhinduke umuntu usa n'uko ashaka. Baratubwiye ngo mwebweho murongo wa 5 ngo kandi mwibagiwe guhugura kubabwira nk'abana bato, mwana wanjye ntugasuzugure igihano Uwiteka hana, kandi ntugwisari nagucyaha, kuko Uwiteka kunze ari wahana, kandi akubita ibiboko abo yemera bose ko ari abana b'Imana. Icyambere, Imana itoza abantu, Imana iraduhana cyangwa se iradudisciplina kubera ko idukunda, atari kubera ko dufite umujinya. Mu isezerano rya kera abantu bakoraga icyaha, Imana ikabahana kubera umujinya wayo. Umujinya wari kuri bo. Ariko uko gutoza iyi discipline iriho ngo kubera ko idukunda cyane, niyo mpamvu idutoza. Uyu munsi abantu bafite abana, uramutse uhana umwana wawe ukagira ibyo umubaza kubera ikintu yakoze wenda kitari cyiza, ukamuhana kubera umujinya, ukoresheje umujinya wawe ukawusuka kuri uwo mwana, no kumwica wamwica. Ariko ushobora guhana umwana wawe, ushobora kumuha igihano kubera ko utifuza kumubona muri iyo state, kuko utifuza kubona umwana wawe ari we unaniranye, ari we ujya mu nzira zitariho, ukaba hari ibintu bimwe na bimwe ushyiraho umubuza, utamuha, ari ukugira ngo ahinduke mwiza kurushaho. Intego yo guhana kw'Imana mu isezerano rya kera ntabwo yari yo guhindura cyangwa se yo gucorrecting abantu, yo kugira ngo abantu bazire ibyaha bakoraga. Umuntu agakora icyaha ari umwe, Imana igahana isi, igahana umuryango wose. Ariko uyu munsi Imana irakureba ikavuga ngo uri umwana wanjye, ndashaka kugutunganya, ndashaka kuguhindura kugira ngo wa wundi nahinduyemo imbere agaragare no hanze. Wa mukiranutsi nahaye kubwo kwizera atangira agendere no mu gukiranuka binyuze mu nzira yo gutozwa. Ariko baratubwira ngo mwana wanjye ntusuzugure cyangwa se ntube frustrated, ntubice amazi, ntiwivumbure, Uwiteka nagucyaha. Uwiteka nagucyaha, nagukosora, uzabyemere, kuko icyambere nuko umenya ko agukunda. Kubifata byaterwa n'uburyo ufata Imana. Uburyo ubona Imana byatuma wenterpreta n'uburyo arimo kubana nawe. Hari igihe uzahura n'ibintu mu buzima bikugoye, bitari byiza, ukibaza, mbazwa iki kibazo cyane, Imana niba idukunda, Imana niba iri kumwe natwe, kuki yemera ko ibi bintu biba?
kuki yemeye ko ibi bibazo bimbaho, kuki yemeye ko izi ngorane zimbaho. Icya mbere ni uko niba uvuze ngo Imana yabyemeye, nawe ubwawe uremereye ko Imana ishobora byose, yuko yagashoboye no kubihagarika. Ariko ikibazo kikaza, nta n'umunsi ndagisubiza ngo umuntu ambwire ngo ndanyuzwe neza neza uburyo usubije, kuko ni ikibazo gikomeye. Ntabwo twumva uburyo tubura abacu, ntabwo tuzi impamvu duhura n'ibibazo uhura nabyo. Wasenze, uritanga, ukunda Imana, ariko ugahura n'ibibazo, ugahura n'ibyago. Imana kandi ishoboye wenda kubihagarika. Icya mbere ni uko Imana ntabwo ari isoko y'ibibi. Biravuga ngo ibyiza byose kandi biri perfect ngo bituruka ku Mana yacu iri mu ijuru. Imana ntabwo ari source y'ibibi. Imana ntabwo yicara itekereza ikibi yakuzanira kugira ngo ikumerere nabi. Ariko ibibi bitugeraho, icya mbere kuko turi mu isi mbi. Haleluya. Turi mu isi yamaze kwangirika, kandi muri gahunda Imana ifite, ntabwo ifite gahunda yo guhindura isi, ifite gahunda yo kuguhindura wowe. Reba mu cyumva, Imana ntabwo ifite gahunda yo gupaintinga. Hari abantu bavuga ngo tugomba guhindura isi, tugomba guhindura isi. Icyama tukamenya ko iyo tuvuga ngo guhindura isi, turimo turavuga guhindura abantu bari mu isi. Kuko Bibiliya twereka uburyo isi izakomeza kuba mbi, ariko icyo Imana ishaka ni uko idukiza ububi bw'isi, hanyuma ikatujyana ahandi yatuteguriye kuba. Kubera ko iyi isi ari mbi, tuzagenda duhura n'ibintu bimwe bidukubita n'ibindi n'ibindi. Yesu abwira abigishwa, arababwira ngo muri iyi si muzahura n'ibyago byinshi, muzahura n'ibibamerera nabi, muzahura n'ingorane, ngo ariko muhumure kuko nanesheje isi. Muhumure, mugire umunezero kuko nanesheje isi. Kubera ko igikomeye si uko nakura ibibazo bibazengurutse, igikomeye ni uko mumfite no muri ibyo bibazo. Aravuga ngo hari ibyago bizaza, hari temptation, hari ibigeragezo bizaza, ngo ariko Imana ntizemera yuko mugeragezwa ibirenze imbaraga zanyu. Ngo kandi ibigeragezo ngo nibiza bibagana, ngo izabacira kanzu kugira ngo mubashe kunesha, mugire naho munyura. Imana ntizemera yuko uhura n'ibintu birenze imbaraga zawe. Nugera naho uvuga ngo pasa oya, none ibyo nahuye nabyo bindusha imbaraga, kuba navuze ko bikurusha imbaraga, uracyabirusha imbaraga. Turimo turajyana. Iyi si niko imeze, niko iteye, niko imeze. Ibyago biraza bikagenda, ibindi bikaza bikagenda, indwara zikaza, abantu bakaza tukabapfusha, natwe igihe kizagera tugapfa. Ariko igikomeye tugomba kwibuka nuko hariho Imana tugendana nayo umunsi ku wundi. Igenda itwuzuza umunezero mu gihe ibyago byuzuye ahandi, tukamera nka Yesu wari mu bwato hagati, abandi bavuza induru, we yisinziriye. Imana izaguha ibitotsi no mu gihe abandi bavuza induru, kubera ko imbaraga ntizizava hanze, zizaba ku Mana ituye mu mutima wawe. Mumbwire amen. Ariko icya kabiri nuko Imana, usibye kuba ibana natwe mu byago turimo, icya kabiri nuko Imana ntabwo yemera ko ibyo duhura nabyo bigenda gutyo gusa. Ntabwo Imana izigera ipfusha ubusa ibyaha guhura nabyo. Siziba ndi kubivuga neza. Bizakubaho ariko ntabwo bizagenda gutyo. Biravuga ngo ifataniza byose hamwe, ibibi n'ibyiza, kugira ngo ituzanire ibyiza. So Imana ntizemera ko uhura n'ibyo bibazo ngo bigenderemo gusa, ahubwo izafata n'ibyo bibazo ibitekemo ikintu kizazanira ibyiza ubuzima bwawe. Uzasanga ari wowe utangiye gufasha abantu batandukanye, utangiye guhindura ubuzima bw'abantu batandukanye, just kubera ko wanyuze muri icyo kintu. Imana izafata ibyo bihe wanyuzemo bikomeye ubuzima bwawe, utazi n'uburyo wari kuzabivamo, ariko umunsi wambutse wareba inyuma ukabona Imana, wareba inyuma ukabona mu byo wamenye Imana kurushaho kuko wanyuze muri ibyo bintu. Wagera imbere ugasanga hari abantu ibihumbi n'ibihumbi barimo kunyura in the same thing, ukaba wabahazanira ihumure kuko usobanukirwa ibyo banyuzemo. Reka mbabwire, Yesu ntabwo yari gushobora kutubera umwami iyo ataza ngo anyure mu byo tunyuramo.
iyo ataza ngo ababare nk'uko tubabara, akanyura mu gahinda nk'uko tunyuramo, ntabwo byari kudushobokera ko tuyisanga dutangire kuyisenga. Biravuga ngo kuko ubwe yanyuze mu mibabaro myinshi, ngo niyo mpamvu akwiriye kuba yakwakira ibyo tuyibwira byose, kuko yumva akababaro kacu. Yesu nawe rimwe yigeze kubwira Imana, Mana, nta yindi nzira ufite? Ko mbona ibi bintu ngiye kunyuramo bikomeye, ko mbona ibi byago bikomeye, nta yindi nzira ufite wanyuzamo nkakiza aba bana? Imana yari kuvuga ijambo rimwe mu ijuru tugakizwa. Yesu yari kuza akarwara malariya, agapfa, akadupfira. Byose si kudupfira se? Yarangiza akazuka. Kuki yagombaga kunyura muri ibyo bintu byose? Kuki yagombaga kwambara ubusa? Kuki yagombaga gusonza? Kuki yagombaga kunyura mu bukene? Kuki yagombaga kunyura muri ibyo bintu byose? Ntabwo byari kugira ngo gusa ngo atugeze ku gakiza gakomeye, ahubwo byari kugira ngo n'uyu munsi nimpindukira nkahamagara Yesu, nzibuka ko yashonje. Ninjya guhunga, nzibuka ko umunsi umwe yavuye muri Isirayeli ajya muri Egiputa agiye guhunga. Umunsi umwe nzibuka yuko yagenze n'amaguru arananirwa. Umunsi niruhutsa nkavuga ngo data ndarushye, azanyumva kuko yabinyuzemo. Turimo turajyana. Rero icyambere ni ukumenya ko Imana ntizemera yuko ibyago biduhitana, ariko n'ibyo byago niminatungiraho tubifate nka opportunity yo gutrainingwa n'Imana. Nunyura muri ibyo bikomeye, ntiwinubire ngo uve ku Mana. Ikintu cya mbere kitubaho iyo dutangiye kunyura mu bibazo, tuvuga ngo iyi Mana sinzongera kuyisenga, tukivumbura tuvuga ngo Mana, ntabwo nutamvana muri ibibazo sinzongera gusenga, Mana nutankiza sinzi niba Imana igihari, iyi Mana ntihari. Oya, ahubwo uvuga ngo Mana urakoze kuba nyuze muri iki kintu, nyigisha icyo ngomba kwiga. Ndabizi aya magambo arakomeye cyane, ntabwo ariyo gusimbuka, ariko ni ukuri kubasha gukomeza imitima yacu. Ntabwo mu kubivuga tuba turyohewe. Niyo bavuga ngo niduhanwa, nitunyura muri iyo discipline, Imana nuyitakira kuvuga ngo Mana bimeze gutya, Imana ivuga ngo ihanganeho gatoya biraje, ngo nitwinubire, ahubwo dukomeze duhanga amaso Imana, kuko irimo iraducura itunyuza mu muriro, ariko turi buvemo dukomeye, tubashe no gukiza n'abandi. Erega utarakizwa wanyuze mu bintu bikomeye, ubuzima bwawe bwamenyereye ibintu byinshi bitandukanye, kugira ngo uhindukire utangire kugendana n'Imana, ntabwo ari ibintu biri bube umunsi umwe. Niyo nkunda kubwira abantu, urakizwa uyu munsi, ariko niwe expecting ko numara gukizwa uri buhite utangira kureka ibintu byose wagenderagamo. Ntabwo inzira zawe ziri buhite zitungana umunsi umwe. Birasaba akazi k'Umwuka Wera ko atangira gukora mu buzima bwawe, aguhindure umunsi ku wundi. Icyo usabwa nuko wemera, ukemera ko Imana ikora muri wowe. Rero hano aravuze ngo, mwana wanjye, nubona Imana irimo kukwigisha, igukosora, izakubuza ibyo ukunda. Mwuka Wera azakomanga mu mutima wakubwira ngo, mwana wanjye, niba ukeneye gukura, ibyo ngibyo byihorere, bise nk'aho bikuvunnye. Muribuka tuvuga Yakobo uburyo yarwanye n'Imana, nababwiye ngo hari igihe kigira Imana igasa nk'aho iri kurwana nawe, isa nk'aho imuvunnye, atari ko iri kumuhanira ibyo yakoze, atari ko ishaka kugira ngo imubabaze, ahubwo ni uko ishaka kumuhindurira izina. Irashaka kumukura muri Yakobo imujyane muri Isiraheli. Irashaka kumukuraho izina asanzwe aziho, irashaka guhindura amateka ye, imuha amateka mashya. Ariko hari igihe biri busabe ko asa nk'aho avunitse, birasa gusa nk'aho mu nyonga y'itako ye avunitseho, ariko ni ukugira ngo amuteze intambwe, ahinduke se w'amahanga. Sinzi ibyo uri kunyuramo uyu munsi, ariko Imana ishimwe yuko waje gusenga. Sinzi ibyo uri kunyuramo byinshi cyane, unabitubwiye twakumva ko ufite impamvu yo kuba utasenga, ariko igituma wongera ugatera intambwe yo gusenga ni uko Umwuka Wera akubwira ngo ntubyiteho, zamura ikiganza cyawe wongere usenge, tera intambwe yawe ugombe usenge, kubera ko uko utera imbere ni kugenda ukomera. Uzareba abantu bajya muri gym, bajya guterura ibyuma, icyambere baba bashaka gukomera. Nta muntu ujya muri gym ngo aterure icyuma arusha ibiro, ntabwo cyacyo cyakumarira. Ntabwo wajya muri gym ngo uterure ikirayi cyangwa furusheri cyangwa brosada, ntacyo bimaze, ntacyo biri gukore. Nushaka ibyoroshye ntacyo biri gukore. Ariko umuntu ushaka gukura aragenda ki-challenginga n'ikintu kiremereye.
kavuga ngo kugira ngo amaso zanjye imitsi yanjye ikomere nuko ndi bujye kwicalenjinga n'ikintu kindusha imbaraga hanyuma ngiterura. Uko ngenda ngiterura niko ngenda nkomera, uko ngenda nkomera cya kintu cyari gikomeye gitangira koroha. Ugatangira gushakira, ndashakisha ikindi, mwongereho ibiro, mwongereho ibyuma, iki ngiki namaze kurenga level yacu. Uyu munsi uhindure mindset yawe. Ibyago nibiza, ibibazo nibiza, aho kugira ngo urire witotombe cyangwa wirukanye cyangwa wumve wihebye, ujye uvuga ngo nawe uraje kugira ngo nkomeze, ujye ngo nawe uraje kugira ngo nkomere rwose. Ndaguterura mu izina rya Yesu, ndaguterura kandi ndakomera. Uvuga ngo Mana urankunda ndabizi, kandi icyo wifuza nuko nkomera muri wowe. Niba wemeye ko ikintu nkura nacyo umpe gukomera. Haleluya. Niba wemeye ko iki kintu kinze imbere umpe imbaraga zo kugiterura kandi mvemo nkomeye. Niduhindura ibitekerezo byacu ibintu tukabibona kuriya, ntabwo ibyago tuzongera kubibona nk'ibintu bije kuduhitana, tuzatangira kubibona nka opportunity yo gukomera. Iki kintu turimo turacyumva cyangwa biracyakomeye? Ibyago n'ibibazo tuzahura nabyo bigiye kutubera amahirwe yo gukomera mu kwizera kwacu, yo kongera kumenya Imana. Uvuga ngo Mana, Imana yakoze biriya n'ibingibi izabikora. Niba Imana yarakijije uriya nanjye nzakira. Niba Imana yaratabaye uriya muntu nanjye izantabara. Wabibazo we nushakuze uhamagare na basogokuru bawe, uhamagare na bashangazi na batonto, muze mwiteranye ndabaterura mu izina rya Yesu Kristo. Amwiteretse imbere. Dawidi ni umwana mutoya, nta mbaraga afite, nta kintu ashoboye, ariko abona Goliyati aravuga ngo reka mbabwire, ndibuka Imana mu butayu. Umunsi umwe intare yaraje ndayishwanyaguza, idubu nayo iraza ndayishwanyaguza, ariko abwira Goliyati aravuga ngo wowe uzanye amacumu n'uducumu, ariko njyewe ndaza kugukubitisha izina ry'Uwiteka Imana, kandi ndaza kugaburira inyoni zo mu birere. Haleluya. Ikibazo kirahari ntaho kigiye, ariko kubera ko yasobanukiwe uwo ari we, asobanukiye Imana afite no kubinesha, araza kubinesha. Imana niguye kunesha mu izina rya Yesu. Imana iguye gukomera mu izina rya Yesu. Ariko wemerera Imana no muri ibyo bibazo igutoze, iguhindura umuntu ukomeye. Mumbwire amen. Haleluya. Icyanyuma nshaka gusorezaho nuko gutozwa n'Imana, cyangwa se mu ijambo bakoresheje guhana cyangwa se kuba discipline n'Imana, ni byerekana yuko turi abana b'Imana. Ijambo yavuze naravuga ngo nimwihanganire bihano muba mugaragaje ko muri abana b'Imana. Mbese ni mwana ki udahanwa na se? Ariko niba mudahanwa nk'abandi bose, noneho muba muri bibyarwa mutari abana nyakuri. Twavuze ko impamvu Imana itu discipline, idu traininga nuko idukunda. Ariko icya kabiri, impamvu Imana idutoza, ikadutoza no mu bintu bitadushimisha, ngo nuko turi abana bayo. Nuko turi abana bayo. Undamutse ntuyi iwawe ndi umwana ucaho gusa uzagenda wenda waje muri vacances cyangwa ibiki, hari ibintu wabona ndi gukora ukanyihorera ko turabizi ko umwana wanjye n'ubundi ejo azagenda. Ntiwanankubita ko bango sinakubita umwana w'abandi, baho ukabajyana ku ruhande ugakubita inko. Narabibonaga cyane dukura turi abana, twakuze mu nzu turi abantu benshi cyane, hari abandi bana bakuze n'abandi, tugakora amafuti twese hamwe, tukajya tukangiza ibintu twese turi hamwe, ariko twataha bakadutorajyamo, bakadufata, bakatujyana ku ruhande, bakadukubita, abandi bakabareka. Twese twebwe kandi wenda bo batakubise nibo bakoze ibintu byinshi bitandukanye, ariko impamvu ari twebwe bajyana ku ruhande nuko ari twebwe bana mu rugo. Haleluya. Ni twebwe abashako duhinduka, ni twebwe avuga ngo narakubyaye uri umwana wanjye, uwabandi nawe azarerwe n'abandi bazamuhane, ariko njyewe sinzakoreka yuko ukomeza kwangirika kandi ndi umubyeyi wawe akampana. Ab'Imana rero ikunda, hasi bavuze ngo niba ababyeyi bo mu isi baduhana tukabubaha, kuki tutakwemera Imana nayo ikaduhana, ikaducyaha, ikadutraininga kugira ngo tubashe gukomera kurushaho. Nubona Imana irimo kukubuza ibintu bimwe,
Imana irimo kukunyuza mu bintu nk'ibi bimwe cyangwa ibindi ishaka gukomeza bizakumera ikimenyetso yuko igufata nk'umwana bayikunda kandi itakwishimira yuko uba mu nzira zitanezeza ubuzima bwayo. Hanyuma aravuga ngo rero impamvu atunyuza muri ibyo bintu ngo ni ukugira ngo dusangire kwera kwayo, ni ukugira ngo ukwiri ngo abe ariko tumera, uko imeze uko iteye kamere yayo aba ariyo iba kamere yacu, ngo tuyemerere idutoze, tuyemerere itwigishe, twiyemerere iduhane, twiyemerere idukosore kugira ngo tuze gusa nayo. Nibajya batureba bajya ngo rwose bari abana ni abana b'Imana koko, bari abana koko ni abakristo, bari abantu bagendana n'Imana, babibona gute? Babibonera mu bikorwa dukora, babibonera uburyo tugenda, twabigendamo gute tutemereye Imana ngo itunyuze muri izo nzira zituma dusa nayo. Yesu tuyumuha icyubahiro. Ntabwo duhanwa as punishment, ko Bibiliya tubwira muri Yesaya 53 ngo igihano kiduhe amahoro cyagiye kuri we. Ntabwo Imana iduhana out of umujinya. Kandi reka mbabwire, niba uri umubyeyi utangire kwiga gutoza umwana wawe kurusha kumuhana. Haleluya. Utangire kwiga gutoza umwana kurusha kumupanishinga, kuko Bibiliya bivuga ngo inkoni ikora iki? Ivuna igufa ariko ntikureho iki? Ingeso. Ariko uburyo Imana idutozamo ntabwo ibigamije kutuvuna amagufa, ibigamije kugira ngo ihindure ingeso zacu, ihindure ubuzima bwacu, igende mu rukundo rwayo. Ariko iyi nzira tunyuramo ishobora kutatunezeza cyangwa ngo inezeze imibiri yacu, ariko mu kutanezerwa kwacu bibe challenge ituma dukomera. Haleluya, haleluya. Ese hari ikintu mwize? Hari ikintu mwize? Imana ibahe umugisha. Reka duhaguruke dusenge Imana.